Mwiriwe muraho, amahoro y'Imana habane namwe. Nk'uko bisanzwe rero uyu munsi tugiye kuganira noneho ku makosa akomeye abagabo bakunze gukora mu rushako. Mu by'ukuri rero hari amakosa 10 abagabo bakunze gukora mu rushako. Si abagore bonyine bafite inshingano zo kubaka no kubungabunga urugo, ni inshingano z'abashakanye bombi. Ni ikosa rero gukomeza gutekereza ko umugore ari we wenyine ugomba kwita ku muryango. Uyu munsi narebye ndavuga nti noneho reka turebere hamwe amakosa abagabo bakunda gukora. Ayo makosa rero ni aya. Ikosa rya mbere ni ukwita ku byishimo byawe wenyine mu buzima bw'abashakanye. Abagabo benshi bagira ukwikunda mu buzima bwabo bwihariye, ntibite ku byishimo by'umugore. Kwirengagiza ibyo umugore akeneye bishobora gusenya urushako burundu. Ubuzima bwiza bw'abashakanye busaba itumanaho ryimbitse, kandi ibiganiro nk'ibi bigomba kuba mu gihe impande zombi zitekanye, zituje kandi ziteguye kumva no kungurana ibitekerezo. Ikosa rya kabiri ni ugusesagura umutungo. Kugura ibintu bihenze utabanje kugisha inama umugore wawe, cyangwa gukoresha amafaranga nabi ni ikosa rikomeye. Kugira konti y'ibanga umugore atazi naryo ni ikosa rikomeye mu rushako. Iyo umugabo ahisha umugore amakuru y'imari, bituma yumva atagiriwe icyizere kandi atitabwaho. Umugore wawe mu by'ukuri akeneye kumenya ko umwizeye, haba ku mutima wawe ndetse no ku mutungo wawe. Ikosa rya gatatu ni ukutagira uruhare mu kurera abana. Abagabo benshi baharira abagore ibijyanye no kurera abana babo, bakeka ko inshingano yabo ari ugutanga ibibatunga gusa. Ibyo si byo. Umugabo ntakwiye kwigira ntibindeba mu burere bw'abana. Fata umwanya wo kubana n'abana bawe, ube hafi yabo kandi ugire uruhare mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ikosa rya kane ni ukutita ku mubiri wawe. Abagabo benshi bifuza ko abagore babo bita ku mibiri yabo, ariko bo ntibabikore kenshi. Abagabo benshi ntibakunda kwiyitaho, kugeraho imibiri yabo yangirika, bigatuma abagore babo batanyurwa. Nk'uko wifuza umugore wawe ko agumana isuku n'ubwiza, nawe mugabo ugomba kubikora, ukamera neza, ugasa neza, ugaharanira kuba mwiza. Nimvuga ngo umugabo agaharanira kuba mwiza, ahari ntabwo biraza kumvikana neza, ariko burya umugabo witayeho akamera neza, agasa neza, hari icyo byongera. Nk'uko umugabo aba abikeneye mu mugore, n'umugore aba abikeneye mu mugabo. Ikosa rya gatanu ni ukudategura ahazaza. Nk'umugabo ugomba guha umuryango wawe umutekano binyuze mu gutegura ejo hazaza. Tegura ibijyanye n'urushako, imari, abana n'ahazaza habo. Ntukabe umugabo ubaho gusa ku by'uyu munsi. Tekereza ku kiruhuko cy'izabukuru. Tekereze izabukuru ubwayo, urupfu, n'igihe abana bazaba batangiye gushaka bakuze. Mbese tekereza ahazaza. Wa mugabo we, tekereza ahazaza. Tekereza ibiri imbere, were gutekereza iby'uwo munsi gusa. Kandi iryo kosa abagabo benshi bakunda kurirwamo. Ikosa rya gatandatu ni ukutumva umugore wawe. Abagabo benshi ntibafata abagore babo nk'abafatanyabikorwa, aho bashinjwa kutumva ibitekerezo byabo. Jya wumva icyo umugore wawe avuga, ntukibwire ko uzi ibyo agiye kuvuga, cyangwa kumwihorere kuko wumva wabimenyereye. Umugore nawe afite igitekerezo, umugore nawe afite ikintu yakugezaho, hari icyo watekereza akakunganira. Rero bagabo mwumva abagore banyu. Ikosa rya karindwi ni ukutaganiriza umugore wawe ibyawe bwite.
abagabo benshi ntibasangiza abagore babo ibibari ku mutima, nyamara uwo mugore wawe ni umuntu ugomba kukubera inshuti ya yindi ya mbere, umunyamabanga wawe, niwe ugomba kugirira icyizere. Ashaka kumva ko ari igice cy'ubuzima bwawe bwose, muganirize ibyawe byose kuko ni uwawe, niwe wawe, muganirize. Ikosa rya 8, kwemera ko umuryango cyangwa inshuti basuzugura umugore wawe. Ibyo bintu abagabo benshi barabigira. Iyo wemerera umuryango cyangwa inshuti gusuzugura umugore wawe, uba wananiwe inshingano zawe nk'umugabo. Umuntu usuzuguye umugore wawe aba agusuzuguye nawe. Jya wirinda kuvuga nabi umugore wawe mu ruhame. Abandi bagomba kumenya ibyiza bye, ibibazo mukabikemurira hagati yanyu. Ikosa rya 9 ni ukwanga gusaba imbabazi igihe wakoze amakosa. Abagabo benshi batekereza ko gusaba imbabazi bibatesha agaciro. Ibyo si byo. Kuba uri umugabo ntibigukuraho inshingano zo gusaba imbabazi igihe wakoze amakosa ku mugore wawe. Gusaba imbabazi ni ikimenyetso cy'ubukure n'ubwenge. Nubwo bidashobokera buri wese, ariko gusaba imbabazi ni ikimenyetso cyiza cyo kugira ngo urukundo usigasire umubano. Ariko abagabo benshi bagira ikosa ryo kudasaba imbabazi kubera ubwiyumve, ndi umugabo nakoze ibikwiriye. Ariko hoya, uri umugabo ariko ugwa mu ikosa, birashoboka. Saba imbabazi nimba byabaye. Ikosa rya 10 ni ukugereranya umugore wawe n'abandi bagore. Kugereranya ni bibi kandi bishobora gusenya urushako, bishobora gusenya urwo rugo rwose rugasenyuka rukarangira. Ntuzigere ugereranya umugore wawe n'abandi bagore. Hazahora hari abagore bafite ibyo umugore wawe adafite, ariko ntuzi intege nke zabo. Ukunda kandi wubahe kandi wubahishe umugore wawe, kuko uko ari ni uwo nyine. Ntago wavuga ngo ko adakora ibi, ko atameze gutya, ko atagize gutya. Ibyo bintu ntago byakubaka urugo rwanyu, ahubwo byarurimbura burundu. Ayo makosa rero bagabo beza rwose mukunda kuyagwamo, ariko ntago bikwiriye. Natwe imitima yacu abagore ihora yiteguye kwakira ibyo mutugenera, ariko nanone ntimugakomeze kongera amakosa. Mwakoze kubana nanjye no kunkurikira. Niba aya magambo yagufashije, kora share, ukore subscribe nimba utarayikora, ubisangize abandi. Komenti zawe ni ingenzi. Imana iduhane umugisha.